Asomusiyo. Asomusiyo ni umunsi ukomeye ku bakristo, ukaba wizihizwa buri wa 15 Kanama buri mwaka. Asomusiyo biva ku ijambo ry'ikilatini assumption, bisobanura kujyanwa cyangwa kuzamurwa. Ese uyu munsi uvuze iki ku idini Katolika? Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine, naho iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkanatekereza ko kandi umeze neza. Wowe utameze neza ibihe birahinduka, uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Buri mwaka tariki ya 15 Kanama ni itariki ngaruka mwaka kuri buri mukristo Gatolika. Uyu munsi ufatwa nk'umunsi ukomeye cyane aho baba bizihiza iryanwa mu ijuru ry'umubyeyi Bikira Mariya. Uyu munsi wizihizwa hafi ku isi hose, mu bihugu byinshi abaturage baba bishimye, ndetse n'ibigo byinshi bya leta n'ibyigenga biba byatanze ibiruhuko ku bakozi babyo. Hano mu Rwanda benshi baba biteze ko haza kugwa imvura biti y'umugisha, nubwo hari n'abandi bavuga ko iyi mvura yari isanzweho n'iby'amadini bitaraza mu Rwanda. Nk'uko inyandiko zibyerekana, uyu munsi wizihizwa cyane na Kiliziya Gatolika, ariko ngo hari n'andi madini y'Abaorthodoxi na Anglikana wizihiza. Nta gushidikanya uyu munsi benshi mu bawemera ndetse n'abawizihiza baba bizeye ko ari bwo Bikira Mariya nyina wa Yesu cyangwa wa Yezu yajyanywe mu ijuru. Ese Bibiliya ivuga iki kuri uyu munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya? Muri Bibiliya nta hantu hagaragaza uburyo Bikira Mariya yagiye mu ijuru. Gusa ibitabo bitandukanye by'iyobokamana bya Kiliziya Gatolika bigaragaza ko Bikira Mariya yajyanywe mu ijuru n'imbaraga z'Imana nyuma yo kubaho mu buzima bwo ku isi akabaho adacumura, bityo bagasobanura ko yatsinze icyaha n'urupfu. Hari abifashisha amasomo yo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 umurongo wa 54, ndetse no mu ntangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 15, basobanura ibyo kujya mu ijuru kwa Bikira Mariya nyuma yo kurangiza ubuzima bwa hano ku isi. Ninde watangije iki gikorwa kizihizwa ry'uyu munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya? Iyo bigeze ku ngingo zimwe mu nyandiko zerekana ko iyi myemerere ijyanye n'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya yazanywe bwa mbere ku isi na Papa wa 12 mu 1950, ashyiraho ihame ryo kwizihiza uyu munsi. Iki gihe Papa Piyo wa 12 yagize ati: mu bushobozi bw'Umwami wacu Yezu Kristo, ari nawe Mwami w'intumwa Petero na Pawulo, no mu bubasha bwanjye bwite, ntangaje kumugaragarira iteka ritagatifu ku mubiri wa Bikira Mariya n'umwuka we, byazamuwe mu ijuru nyuma y'uko arangije ubuzima bwe bwa hano ku isi. Abakristo Gatolika benshi bizera ko yajyanywe mu ijuru adapfuye. Ku rundi ruhande, bamwe mu bakristo Gatolika bo mu burengerazuba biganjemo ba Orthodoxi bemera ko Bikira Mariya yapfuye, ariko nyuma yo gupfa akaza kuzuka hashize iminsi 3, akakirwa n'ijuru nk'uko byagenze ku muhungu we Yezu Kristo, nubwo hari n'abahamya ko Bikira Mariya atigeze apfa. Hari inyandiko ivuga ko Kiliziya Gatolika ifata igice cya 12 mu byahishuwe nk'ibyanditswe bisobanura ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya hari abavuga ko ari impano yaturutse mu ijuru yuko yabaye nyina wa Yesu cyangwa wa Yezu Kristo, ndetse benshi bizera ko kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya bishimangira isezerano rivuga ko abakiranutsi bazajyanwa muri paradizo ku iherezo ry'ubuzima bwo mu isi. Hirya no hino ku isi abakristo benshi bizera ko ibara ry'ubururu bw'ikirere
ari ryo ryagenewe kwambarwa kuri uyu munsi kuko rifitanye isano n'ijuru ndetse n'ukwera n'ukuri. Hari inkuru zivuga ko mu bihe byo hambere hari abizihizaga uyu munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya bakora ikimenyetso cyo kujugunya ibiceri cyangwa amafaranga mu mihanda babinyujije mu madirishya y'inzugi mu rwego rwo kwerekana uburumbuke mu by'ubukungu. Uyu munsi wa none benshi mu bagerageza kwizihiza uyu munsi bakora ibimenyetso byo kubaha umubyeyi Bikira Mariya babikorera imbere y'amashusho y'umubyeyi wa Yezu Kristo. Ibimenyetso bakora byiganjemo imivugo yo kumusingiza n'indirimbo zo kumuhimbaza ndetse n'amasengesho yahimbiwe uyu mubyeyi Bikira Mariya. Ku munsi wa 15 Kanama buri mwaka imbaga y'Abakristo Gatolika bo mu Rwanda ndetse n'abahandi baba baturutse hirya no hino ku isi, baba bateraniye i Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ku butaka butagatifu kubera ibijyanye n'amabonekerwa yahabereye hagati y'u1981 ndetse n'iy'u1982 mu kinyejana cya 20. Nka Niyo Nkuru Media tubifurije Assomption nziza ku bantu bose muyizihiza. Ariko kandi wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Njye kandi wumvaga ndi Niyo Nkuru Karine, naho iyi ni Niyo Nkuru Media. Unibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyo Nkuru Media. Nkanatekereza ko uri amahoro, utameze neza ibihe birahinduka, uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Njye icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Turabakunda cyane.